Ndabashimiye cyane mwe mwese mukomeza gukurikira gahunda za Buhuru Boy TV. Uyu munsi noneho tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora gusarura amafaranga binyuze mu mashusho ushyira ku rubuga rwawe rwa YouTube, ndavuga YouTube channel. Wibuke gukanda subscribe kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye hano kuri Buhuru Boy TV. Uko ikoranabuhanga rigenda ritera imbere ni nako umubare w'abarikoresha ugenda wiyongera. Ibintu ahanini bigirwamo uruhare n'imbaraga zishyirwa mu gukwirakwiza ibikorwa remezo bituma abantu boroherwa no kurikoresha. Mu bikorwa remezo bikwirakwizwa harimo n'ibituma abantu bashobora kubona internet ku buryo n'umubare w'abayikoresha ugenda wiyongera, aho nko mu Rwanda ubu ngubu habarurwa abagera kuri 45% by'abanyarwanda bose. Ni mu gihe hejuru ya 90% by'igihugu cyose hagejejwe umuyoboro wa internet yihuta ariyo bita 4G na 5G zigiye kuza. Benshi mu bakoresha internet usanga umwanya wabo munini bawumara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye baganira n'inshuti zabo, mu gihe nyamara hari abandi baba bashyiraho amakuru yabo agiye atandukanye arimo amashusho, amajwi n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Mu gihe hari abakora ibingibi basa n'abishimisha, hari abamaze kumenya ibanga hakiri kare, aho bitagarukira mu kwinezeza gusa, ahubwo usanga baratangiye kubisaruramo amafaranga. Mu mbuga nkoranyambaga zagufasha gukorera amafaranga harimo nka YouTube ishyirwaho amashusho. Iyi ngiyi ni nayo tugiye kugarukaho kuri uyu munsi. Harimo na YouTube ishyirwaho amashusho agiye atandukanye. Uretse kuba ushobora kuyifashisha mu kwamamaza ibikorwa byawe bisanzwe, ibyo ushyizeho nabyo ushobora kubyishyurirwa. Mbere yo gutekereza gukorera amafaranga ariko ugomba kubanza ukubaka konti yawe, ndavuga konti ya YouTube channel, ndetse ugafata umwanya wo gutegura amashusho cyangwa se amajwi wifuza gushyiraho. Ibyo ushyira ku rubuga rwawe rwa YouTube bigomba kuba bifite umwihariko ku buryo iteka abantu bashishikarira kubireba. Uko urushaho kongera umubare w'abasura konti yawe aribyo bita abasubscribers, ni nako ugenda wongera amahirwe yo gukorera amafaranga menshi. Uretse kuba bigirwamo uruhare n'umwimerere cyangwa umwihariko w'ibyo ushyiraho, kubisangiza inshuti zawe ku zindi mbuga nkoranyambaga nka za WhatsApp cyangwa se Twitter, Facebook n'ahandi hagiye hatandukanye, nabyo biri mu byakugirira akamaro. Igihe rero ubona ko umaze kubaka konti yawe neza ndetse n'abantu banyurwa n'ibyo ushyiraho, ahangaha uba ushobora gutangira kubibyaza umusaruro ugakuramo agatubutse. Amashusho ushyiraho agatangira kukwinjiriza amafaranga. Uru rubuga tugiye kugarukaho rwa YouTube mu ntangiriro z'umwaka wa 2018 rwashyizeho uburyo bushya bwo
konti zikurikirwa n'abantu benshi, ni ukuvuga ngo konti zifite abasubscribers benshi, kwinjira mu muryango w'abarufasha kwamamaza ibikorwa by'abafatanyabikorwa. Nizere ko murimo kubyumva neza cyane. Uwemererwa gutangira gukorera amafaranga mu kwamamaza ku mashusho bashyiraho ni uwujuje ibisabwa gusa. Ni ukuvuga ngo uwemererwa kwinjira mu muryango w'abamamaza ari ibyo bita YouTube Partner Program, agomba kuba byibuze afite abamukurikira ari byo bita subscribers 1000, ndetse amashusho yose yashyizeho akaba yararebwe mu gihe cy'amasaha arenga 4000. Amasaha 4000. Kwinjira mu muryango w'abamamazanya na YouTube, uwinjira mu muryango w'abamamazanya na YouTube ajya kuri konti ye akoresha agakanda ku ifoto imuranga iri ibumoso mu gice cyo hejuru, agahitamo ahanditse Creator Studio. Uwageze muri icyo gice akanda ahanditse, iyo umaze kugera muri icyo gice ukanda ahanditse Channel, naho ngaho ibumoso, noneho ukongera ugakanda ahanditse Status and Features, ni mu rurimi rw'icyongereza, ubundi ugahitamo ahanditse Monetization cyangwa se Monetization. Iyo wujuje ibyavuzwe byose bisabwa, ni ukuvuga ngo ya masaha 4000 n'abasubscribers byibuze 1000, uhabona akarongo gatambitse k'icyatsi kibisi ndetse n'ijambo eligible. Iri ngiri rikwemerera kuba wasaba kwinjira muri wa muryango w'abamamazanya na YouTube, bya bindi twavuze ngo ni YouTube Partner Program. Uwemerewe kubisaba abona handitse Enable, ahangaha akahakanda, hanyuma agakurikiza andi mabwiriza ahabwa yo gufunguza konti ya Google AdSense cyangwa se AdSense. Wabisoma uko ushaka. Ikiba gisigaye ahangaha ni uko buri mashusho utanga uburenganzira bwo kuyamamazaho, ugahitamo ahanditse, ni ukuvuga ngo buri video yose ugiye gushyiraho noneho ni wowe uhitamo ngo iyi video nshyizeho bazayamamazeho. Mbese video ni wowe utanga uburenganzira kugira ngo bazayamamazeho, ntabwo ari video iyo ari yo yose. Monetize with ads, uhitamo handitse Monetize with ads munsi y'izina ryayo, ubwo ni munsi y'izina rya channel. Ikizakwereka ko aya mavideo akwinjiriza, ni munsi y'izina rya video. Ikizakwereka ko aya mavideo akwinjiriza amafaranga ni akamenyetso k'amadolari, mwese murakazi, kari akaba kameze nka S ariko gafite utuntu nyine tu hejuru no hasi, kaba kari imbere y'iyo video. Ikindi cyo kuzirikana ni uko guhuza YouTube yawe na konti ya AdSense ituma amatangazo yamamaza, amatangazo yamamaza abasha kujya ku rubuga rwawe cyangwa mu mashusho yawe. Ubundi uko umuntu ayafunguye anyuze iwawe ukagenda ubarirwa amafaranga runaka. Amafaranga yiyongera bitewe n'umubare w'abayakanzeho cyangwa se abayarebye igihe kinini. Ibi bintu murimo kubyumva cyangwa ntabwo muri kubyemera? Ngo ndi kubafera. Ntabwo ndi kubafera. Kugira ngo ufunguze konti ya AdSense ugomba kuba wujuje ibi bikurikira. Icya mbere, ugomba kuba ufite imyaka 18. Biba byiza iyo ufite konti muri banki cyangwa se ukoresha ibyo bita mu rurimi rw'amahanga PayPal.
iyi ngiyi ifasha umuntu kwakira no gutanga amafaranga binyuze kuri interineti. Utanga kandi n'amakuru yafasha YouTube kurushaho kumenya neza ugiye kujya yohererezwa amafaranga uwo ari we. Money. Amafaranga yasaruwe mu mashusho ashyirwa kuri YouTube yoherezwa buri kwezi muri konti ya Google AdSense. Ibi ngibi bikorwa kuva ku itariki ya 10 kugeza ku itariki ya 14 za buri kwezi. Ariko ibi ngibi bigakorwa gusa iyo amafaranga amaze kugera ku madolari 100. Ni ukuvuga ngo ari munsi y'100 ntago byakorwa. Ibi ni nako bigenda kuri tariki ya 21 aho yoherezwa kuri konti ya banki yatanzwe muri ya myirondoro twavuze haruguru. Urubuga rwitwa Video Power rutangaza ko mu gihe hari abibeshya ko kugira umubare mwinshi w'abantu barebye amashusho washyizeho bituma winjiza amafaranga. Mu gihe hari abibeshya ko kugira umubare mwinshi w'amashusho washyizeho bituma winjiza amafaranga menshi, atari ko bimeze. Ahubwo amafaranga yinjira bitewe n'abagize icyo bakora ku matangazo yamamaza yashyizwemo. Ubwoko bubiri bw'amatangazo nibwo bukoreshwa mu kwamamaza kuri YouTube. Ubwo bwoko burimo ayishyurwa bitewe n'abakanzeho, aribyo bita cost per click, ndetse n'abayirebye aribyo bita cost per views. Ni ukuvuga ngo abayikanzeho urabyishyurirwa, n'abayirebye nabyo ukabyishyurirwa. Amafaranga abantu bishyurwa agenda atandukana bitewe n'ayagenwe na nyiri igikorwa cyamamazwa. Kubera ko hari abamamaza by'igihe kirekire, abo ngabo nyine baba barishyuye menshi. Hari n'abamamaza by'igihe kigufi, baba barishyuye make. Ugitangira unyura kuri Creator Studio ukabona kugera aho wemeza ko ushaka gutangira gukorana na Google binyuze muri ya gahunda nyine yo kwamamaza ibi bintu nzi ko twabivuze haruguru. Ndabashimiye cyane rero mwe mwese mwabanye natwe kuva dutangiye kugeza turangiye. Reka tuzongere duhure mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Ndabakunda cyane.